ako se mwebwe muhora murya amafaranga y'abantu mutumizwa buri kanya mweba umwuga uyu munsi kugeza ubu none ahangaha abo badafite ayo makarita ntabwo bari bitaba ribu. wenda reka tunavuge ko bitabye uburyo bitabyemo muri bwa bunyamwuga buke bagiye kuganirizwa kubera ubunyamwuga buke binjiye muri social media bishakira amaviews bishakira amafaranga urumva bishakira amafaranga noneho bagenda bagiye kuganirizwa ubunyamwuga buke uburyo bukorwamo ariko ntago bagiye kuganirizwa baryozwa ibyo bagize gute bakoze ibyo bariye iby'abandi bo nta kintu bigeze bihesha. tunibuka abo bantu bahagarara hariya bajya hariya bakishongora amateka y'aho bavuye turahazi bagabanye puresha n'icyokere reka nabo baba barageze hariya barabanje kunyuraho abandi bari kunyura tuzi aho bavuye bamwe bashoje amashuri ntago bayashoje batwaye inda urumva abandi bayasoza bayacikiza kubera ibindi bibazo bitandukanye n'abayize nabo barayasoza ariko basoza bafite ubuzima bagize gute baciyemo banyuzemo bukakaye. Rero kuba uri niyo uzi kuvuga warangiza ukagenda ukamenya gucengera umuntu Fred cyangwa kwisa gufata ukuboko bitewe n'aho ari akakubonera iyo karita ntabwo bivuze ngo uze utemera itaka kutarayibona wowe mayi ufite icyuzi nicyo wasobanukiwe gira icyo umufasha mufata ukuboko muhugure ngo twabemereye ngo kuko hano ari press conference ngo ariko ngo ku munsi w'igitaramo ntabwo muzinjira. Kubera iki batazinjira? oya si uko twanze gushaka ibyangombwa nanjye ndi mu bantu bari mu nzira zo kwiga zo kujya kubishaka ako se gute umbuza kwinjira mu gitaramo kuvuga ngo ugiyemo ngo ufate amashusho yacyo nibyo yari ari kuvuga. nibyo avuga kubera ngo kuva udafite iyo karita ariko cya gitaramo ntabwo cyari cya Debini ngo cyari cya Scovia. hari umuntu umwe hari umudamu umwe ngo yari afite inshuti mu diaspora arangije bakajya baganira nawe yabaga kuri social media kuri izi mbuga nkoranyambaga arangije bakajya bakaganira arangije akora divorce n'umugabo yego ashingiye kuri wa mu diaspora wamuhaga udufaranga noneho baraganira mu diaspora amuvanaho yarari amutera inkunga aragenda ajya mu nzu nziza muri departement maze gushyika muri departement noneho wa mugore aza kuganiriza umugore mugenzi we nyine amubwira inshuti ye yo mu diaspora imusapotinga umusapota kandi amubwira ko bateganya kubana. noneho wa mugore kuko bajyaga bavugana hari inshuti ye cyane inshuti y'uwo mugore noneho wa mugore yabavugana n'uwo mu diaspora ariwe fiancé we akamuha inshuti ye ngo bavugane amuganiriza amuganiza noneho wa mushuti we aza kwiba inomero za wa mu diaspora muri telefone wa mugore ashyitse hirya ko nawe yibabara yifite ubuzima bubabaje nawe ashyitse hirya yavuga ati wowe uzi ko wasaze uzi amafaranga uruha muri uriya mugore uriya nabaho ni bici abandi bagabo uriya ni mu weekend kandi ubwo ni abakristo mu weekend aba yagiye ahana bara aravuze urumva amuvuze mu diaspora arafunga amaze kufunga wa mugore atangiye kwicuza icyatumye atandukana n'iki n'umuryango we n'umugabo n'abana yishingikirije mu diaspora. Rero ubwo imbivugiye iki arimo abantu bahubuka yemwe ba diaspora beza aba bantu bari muri Kigali barashonje ni abanyenzara nimukarengwe ngo mwibagirwe ko ari barazabarya utwo muruhira mukubura mu mihanda yo muri Amerika mwoza abakecuru muwahehera mwoza imbwa
mujya gutema ibiti mukora muri jaridi munatwara amakamyo mutwara amakamyo y'imyanda urumva noneho mwarangiza udufaranga mubonye mugakubitana n'abantu birirwa baryamye hano bari aho bavuga ku ba diaspora mwazi udufaranga twanyu mukatubakubita mukatubaha barabarya mu birindi reka mbere ko nkurikije ibyo uvuze nsuhuza abariwe n'abanyarwanda nicyo kintu nagiye kuvuga. ese ubundi umuntu ajya kuba umu diaspora atarasize umuryango ina kuki atifashije umuryango we ukamurangira ubundi ngende bufate amafaranga nkayahereza mukecuru niyo yayarya basi ndavuga ni byariwe n'uwanjye akibaze ngiye kwizera umuntu ntumuzi nta yandi makuru hari amakuru numvishije nahagaze ariko y'umuntu umwe w'umushosho media urumva umudamu arubatse afite urugo ariko ujya ujya kuri social media ngakifotoza amafoto ariko nibivugwa simbizi ese kuki utamuvuga ngenda namuzi ubwo ndamuvuga none se ko ari kuvugwa nyine nibivugwa noneho ahisha yuko ari umugore kandi afite umwana none akaba afite aba diaspora abana babiri akaba afite aba diaspora yirira arya amafaranga abeshya kari umukobwa ari agakumi akohereza yambaye bwa mucikopa yambaye bwakora aceza noneho inkuru ziza gutangazwa aza gutabwa muri yombi ataye muri ariko abantu bamumenye dayera ataye muri yombi ni Sandrine wa Gasaro atawe muri yombi noneho bamuzanira umwana muri gereza noneho aba diaspora bari inshuti ze bumva ibiganiro bakajya bumva bari kuvuga ngo yarabyaye mutipe kazi duciringa twenda kuzajya mu Rwanda tugahura nawe tugakora umuryango kumva afite umwana umuntu nsanzwe nohereza ngo amafaranga ngo yubake yo kwitaho yo kubaka kugira ngo tuzabone aho tuba afite umwana. twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Dia Wacu TV aho muherereye hose Uwiteka Imana akomeze abishimire nimwe bacu nta n'impamvu yo kutabifuriza ibyiza biva ku Uwiteka. Rero n'umuhungu wanyu Chris musanzwe mubana hano kuri Dia Wacu TV kandi imbere yanyu murabona inshuti muvandimwe mubana mu busesenguzi bugiye butandukanye ku biganiro biba bigiye bitandukanye. Ndagira ngo muhe ikaze yibwira abashyashya bakanze bafunguye kino kiganiro ari bashyashya bagiye kukireba bwa mbere kandi anasuza inshuti ze aho ziherereye hose ku mpande z'isi. Ni karibu pastor. Urakoze cyane reka nawe ngusuhuze umeze ute? Ndashima Imana ni amahoro. Yego umeze neza. Umeze neza cyane. Umwaka ukumereye gute? Rangiye ndi kubona ndi kuwuhekenya iminsi ngaho iminsi 6 8 ishize. Isi yanjye hari umuntu wavuze ngo isi y'umuntu naho akandagiye ndabonamo abaye neza. Aho uri niho iwawe niho mu isi yawe. N'ubundi aho utaragera si isi n'isi yawe nta nubwo uzi kibayeho nta nubwo uzi kibaho. Ni ukwizera kwihari gusa. Kwihari ariko utazi kihari. Utabizi neza utabishidikanya ugahagarara muri ya jambo rivuga ngo ahirwa uwizera atarabona. Nawe rero urizera utarabona ko iyo si hari ariko njya nibaza buriya ahantu isi y'ubutaka igarukira ahantu isi y'ubutaka igarukira nibaza uburyo uko hameze si amazi se ndavuga nk'umuntu utuye hafi aho ngaho yahise igarukira ubundi se ku buryo ubutaka bwe buva aho buva bukagenda bushyika ku mazi nyine umuntu nyine uba ufite ubutaka bufite na beach wari umukungu ariko uwo muntu rero afite n'akaga atagira ahantu yinyeganyege ni ukuvuga ngo aramutse ahuye n'ibitero biza bituruka aho ubutaka bimugana ni ukuvuga ngo n'ahandi yahungira hehe. Ipasa abantu benshi batura ahantu nk'aho aba ari abakire baba bafite amato. Ngena nahereye ko nsuhuza abantu batuye gutyo ni hari unanabizi ari umunyarwanda njye azambwire rwose anyijyanire ngende ndebe hafi y'amazi.
reka dusuhuze abakunzi bacu bari hirya no hino bari mu gihugu hano mu gihugu cy'u Rwanda mu nce enye zigize iki gihugu ndavuga uburasirazuba iburengera bwaryo amajyaruguru amajyepfo ndetse no mu mutima w'igihugu ari umujyi wa Kigali KGL aho imishinga yose iteza igihugu imbere yose itegurirwa byose niho biva aho ngaho rero ni mu mutima w'igihugu niho purani zose iterambere ibikorwa remezo imihanda drone tugiye kuvugaho satelite niho bihera ibintu byose niho bihera mu mutima ubundi kuzabona ikintu kitahereye mu mujyi niyo mpamvu na Yesu yavuze ngo nimutegereze mu murwa murindirire mu murwa so rero ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe tugomba kugira gute tugomba kuba reka dusuhuze abari hirya no hino abaturanyi bacu abanywanyi bacu abaturanyi harya buriya abarundi guturana babyita umubanyi igihugu kibanye ababanyi bacu sinzi mu giswahili ukuntu babyita umuturanyi abakongomani turabashuhuje tubatereka yambu ndetse n'abatanzaniya mwese jambo turabakunda cyane kandi tubahaye ikaze kuri Dia Wacu TV tubifuriza umunsi mwiza kandi tubifuriza umwaka mushya muhire reka dusuhuze abari mu ntara ya gatanu b'aba diaspora bose turabashuhuje bari hirya no hino aba diaspora bacu bari i Burundi ariko pastor ngiye nifitiye n'ikibazo simfite n'inshuti yo mu diaspora uzi ikibazo ariko uzi ko atari wowe wenyine njye nifitiye n'ikibazo buriya ariko uzi ko ufite ikibazo mugani uzi ko umuntu afite ikibazo njye niyo yanyandikira nkabona wenda hariho plus rimwe hariho plus 33 nyine ubwo akambwira ati yamwe turagukurikirana turakureba plus rimwe 16 yego niba akakubwira ati reka twibere tujye tuganira tujye twiganirira hari umuntu umwe hari umudamu umwe ngo yari afite inshuti yo mu diaspora arangije bakajya baganira nawe yabaga kuri social media kuri izi mbuga nkoranyambaga arangije bakajya bakaganira arangije akora divorce n'umugabo yego ashingiye kuri wa mu diaspora wamuhaga udufaranga noneho baraganira mu diaspora amuvana aho yarari amutera inkunga aragenda ajya mu nzu nziza muri departement maze gushyika muri departement noneho wa mugore aza kuganiriza umugore mugenzi we nyine amubwira inshuti ye yo mu diaspora imusapotinga umusapota kandi amubwira ko bateganya kubana noneho wa mugore kuko bajyaga bavugana hari inshuti ye cyane inshuti y'uwo mugore noneho wa mugore yabavugana n'uwo mu diaspora ariwe fiancé we akamuha inshuti ye ngo bavugane amuganirize amuganiza noneho wa mushuti we aza kwiba inomero za wa mu diaspora muri telefone wa mugore ashyitse hirya ko nawe yibabara yifitiye ubuzima bubabaje nawe ashyitse hirya yavuga ati wowe uzi ko wasaze uzi amafaranga uruha muri uriya mugore uriya nabaho ni bici abandi bagabo uriya ni mu weekend kandi ubwo ni abakristo mu weekend aba yagiye ahana bara aravuze urumva amuvuze mu diaspora arafunga amaze kufunga wa mugore atangiye kwicuza icyatumye atandukana n'iki n'umuryango we n'umugabo n'abana yishingikirije mu diaspora rero ubwo imbivugiye iki harimo abantu bahubuka yemwe ba diaspora beza aba bantu bari muri Kigali barashonje ni abanyenzara nimukarengwe ngo mwibagirwe ko ari barazabarya utwo muruhira mukubura mu mihanda yo muri Amerika mwoza abakecuru muwahehera mwoza imbwa mujya gutema ibiti mukora muri jaridi mutwara amakamyo y'imyanda urumva noneho mwarangiza udufaranga mubonye mugakubitana n'abantu birirwa baryamye hano bari aho bavuga ku ba diaspora mwazi udufaranga twanyu mukatubakubita mukatubaha
barabarya mu birindi. reka mbere ko nkurikije ibyo uvuze nsuhuza abariwe n'abanyarwanda. Nicyo kintu nagiye kuvuga. Ese ubundi umuntu ajya kuba mu diaspora atarasize umuryango ina kuki atifashije umuryango we ukamurangira? ubundi ngende bufate amafaranga nkayahereza mukecuru niyo yayarya basi ndavuga ni byariwe n'uwanjye. Akibaze ngiye kwizera umuntu ntumuzi nta yandi makuru. Hari amakuru numvishije nahagaze ariko y'umuntu umwe w'umushosho media. Urumva umudamu arubatse afite urugo ariko ujya ujya kuri social media ngakifotoza amafoto ariko nibivugwa simbizi. Ese kuki utamuvuga? Ngenda namuze ubwo ndamuvuga none se ko ari kuvugwa nyine nibivugwa. Noneho ahisha yuko ari umugore kandi afite umwana. None akaba afite abadiaspora abana babiri. Akaba afite abadiaspora yirira arya amafaranga abeshya kari umukobwa ari agakumi akohereza yambaye bwa mucikopa yambaye bwa kora aceza. Noneho inkuru ziza gutangazwa aza gutabwa muri yombi. Ataye muri arikubwa abantu bamumenye dayera. Ataye muri yombi ni Sandrine wa Gasaro bamumenye. Atawe muri yombi noneho bamuzanira umwana muri gereza. Noneho abadiaspora bari inshuti ze bumva ibiganiro bakajya bumva bari kuvuga ngo yarabyaye mutipe kazi duciringa twenda kuzajya mu Rwanda tugahura nawe tugakora umuryango kumva afite umwana. Umuntu nsanzwe nohereza ngo amafaranga ngo yubake yo kwitaho yo kubaka kugira ngo tuzabone aho tuba afite umwana. Ibyo bintu biteza saga. Rero bakozi nanjye kuvuga ngo bakozi b'Imana nabo ni abakozi b'Imana bibaka iyo tipe ba diaspora beza. Reka nsuhuza abantu baba no mu gihugu hano. Please harimo abagabo bari ariko harimo n'abagore bariwe. Hari imikino ze harimo abasore ntago ari igice kimwe gikena. Harimo abasore beza bazi gukura bono no bakura za muzitsa n'utudrede bazi no kwambara amakote bamwe na bamwe. Noneho reka dusuhuze abakobwa n'abadamu bariwe n'abahungu. Hanyuma reka dusuhuze abasore n'abagabo abagabo n'abasore bariwe n'inkumi. Mwihangane cyane ba diaspora beza. Udufaranga mu dutange mu bantu batababeshya bakora ibikorwa umenye ngo urumva umenye ngo wohereza amafaranga uvuge ngo ushyigikiye Dia Wacu TV ive ku rwego rumwe ijye ku rundi. Ariko atari ukuvuga ngo wohereje amafaranga yo kugira ngo umutere inkunga muzabane ngo mubwire ati rero reka ngo hano amafaranga yibureba ugende unyubakira inzu tuzabanamo. Yibureba Dia Wacu TV ikunezeza ikora ibintu byiza ariko ubona hari ibintu byinshi bura kuko hari byinshi tubura byinshi cyane naho turagera naho twagera. Dusapotinge dukeneye n'ibinyamakuru byandika, dukeneye kamera zitandukanye zirenze iyi ngiyi, dukeneye mikoro zirenze izi, dukeneye studio irenze iyo turimo. Urumva dusapotinge nibura uzicara aho ngo muri Amerika uvuge ngo mu dufaranga nimo kubona muri jaride nibura hari canimwe nafashe nateye iki inkongo oya niyo yaza akaba umufatanyabikorwa cyangwa umufatanyabikorwa wako investisa neza no investise wawe. Icyo ngicyo uzagishimirwa kandi iteka ryose uko tuzajya duhora twica abahanga ntabwo izina ryawe rizagira gute ntabwo ryabura. Icya kabiri no mu ijuru ntabwo rizabura tuzagusabira ku Mana. Yego aha rero tuzatuvuga nk'umufatanyabikorwa tuzatukuvuga tuvuge ibintu ukoze tuvuge ngo aho tugeze ukuboko kwawe kurimo. Ese pastor reka ubundi ariko ubundi tuhite tunanafatira aho ngaho kuruta uko umuntu agenda umuntu akitera make-up hariya ari incura. Urumva akitera make-up akamincura akifotoza amafoto ya Snapchat akahita aba umuhinde akaba umuhinde hanze akakohereza ukavuga utudere cyutsi hano ukavuga utereka mumenemo agafaranga zamushaka kandi afite umugabo please cyangwa se afite umugore.
iyo ni nasaga iri guhita irimo gukora akazi gakomeye mu bantu mu bantu hirya no hino. Reka nkubwire kiri, yego twari dufite amahirwe, aba diaspora bajyaga bagira umutima wo gufasha abantu bamwe na bamwe. hari abantu bafashijwe byagize aho bifasha mu buryo rwose bwiza, ugasanga umudiaspora agufashije arakuzamuye. Ariko kubera ubutekamutwe bwabayeho ntabwo bakibyizera. Nose ntabwo uzi abantu bafunze kubera umudiaspora akamwizera akamuha amafaranga mugure UPI, yarangiza akakiyandikaho ikibanza, akarangiza akakiyandikaho. Ntitwabonye bamwe, umwe w'umushusho media w'umunyamakuru ukomeye ufunzwe azira kuba yarapanze umushinga n'umudiaspora ngo bakore ikinamba cya kijyambere cy'iterambere kijyanye n'igihe, bamuhereza akayamira hafi miliyoni 20 ibihumbi 2 by'idolari. Fatamira ako ni 2,000, ahubwo ni 20 by'idolari, ubwo ni nka veni, ni veni by'idolari, 20 by'idolari. Urumva ese pastor, nge hari saga ndi kubona cyane. Ubundi byatangiye bavuga ngo hari abanyamakuru bigize abanyamakuru kuri social media, ngo abatanzi b'ibitekerezo nibo bari kubangamira social media. Buriya se ariko nge ikintu kijya kinangaza ahubwo nuko ndi kubonamo n'abafite amakarita ya RMC. Sandrine yarayerekanye, turayibona kuri nuza kuri channel ye ya Gasaro TV. Liliane se uri kumuvuga we neza umunyamakuru w'umwuga? Liliane ni umukuru w'umwuga. Nuzi Scovio wari uvugwa we n'uwiki? Ahubwo yabitoraguye. Oya nuza se we. Abo bose n'abandi bavuga bashinzwe amafaranga y'abadokiteri bariye. Ba Bosco se Empire bari kugira. Niki? Uriya wundi wari uyifunzwe ninde harya? Uriya wakoraga kuri Jaras. Nuza nibagiye ikizina cye. We si umunyamakuru w'umwuga. None se bari abacyuma bagiye bafungwa n'abanyamakuru biki? Nabo umwuga bafite amakari. Ubundi nge hari ikibazo nge mfite. Kuki bari kureba ikibazo aho kitari bagashaka kukitirira ariko abatari ba nyiracyo? Ariko mu buzima busanzwe sinzi impamvu tutarajya wenda kure. Hari ijambo Scovia yavuze mbere y'uko igitaramo cya The Ben kiba. Nyine numva ko harimo kwishengura, kwigira umuntu urenze, kwishongora, yego, kwigira umuntu urenze, kugira iki. Kandi mu by'ukuri abari kwanga ko bakora sibo bajya bagaragara mu makosa bafungisha. Yego bakoze ikosa ryo gutunga kamera, Jack akavuga biriya bintu z'ubunyamwuga. Ako se mwebwe muhora murya amafaranga y'abantu, mutumizwa buri kanya, mwebwe umwuga uyu munsi kugeza ubu none ahangaha abo badafite ayo makarita ntabwo bari bitaba RIB. Wenda reka tunavuge ko bitabye. Uburyo bitabyemo muri bwa bunyamwuga buke. Bagiye kuganirizwa. Kubera ubunyamwuga buke binjiye muri social media bishakira ama-views, bishakira amafaranga. Urumva bishakira amafaranga. Noneho bagenda bagiye kuganirizwa ubunyamwuga buke buryo bukorwamo. Ariko ntago bagiye kuganirizwa baryozwa ibyo bagize gute bakoze, ibyo bariye iby'abandi bo nta kintu bigeze bihesha. Tunibuka abo bantu bahagarara hariya bajya hariya bakishongora. Amateka y'aho bavuye turahazi. Bagabanye puresha n'icyokere. Reka nabo baba barageze hariya barabanje kunyuraho abandi bari kunyura. Tuzi aho bavuye bamwe bashoje amashuri ntago bayashoje, batwaye inda. Urumva? Abandi bayasoza bayacikiza kubera ibindi bibazo bitandukanye. N'abayize nabo barayasoza, ariko basoza bafite ubuzima bagize gute baciyemo, banyuzemo bukakaye. So rero kuburi niyo uzi kuvuga, warangiza ukagenda ukamenya gucengera,
umuntu Fred cyangwa kwisa gufata ukuboko bitewe n'aho ari akakubonera iyo karita, ntabwo bivuze ngo uze utemera itaka kutarayibona. wowe mayi ufite icyuzi n'icyo wasobanukiwe, gira icyo umufasha mufata ukuboko muhugure ngo twabemereye ngo kuko hano ari press conference ngo ariko ngo ku munsi w'igitaramo ntabwo muzinjira. kubera iki batazinjira? oya si uko twanze gushaka ibyangombwa, nanjye ndi mu bantu bari mu nzira zo kwiga zo kujya kubishaka. ako se gute umbuza kwinjira mu gitaramo? kuvuga ngo ugiyemo ngo ufate amashusho yacyo, nibyo yari ari kuvuga. nibyo avuga, kubera ngo kuva udafite iyo karita. ariko cya gitaramo ntabwo cyari cya The Ben ngo cyari cya Scovia. ndabizi ze we kuko hari n'injambo yatangaje, yaravuze ngo The Ben ngo we ngo ni umucuruzi afite ikinyamakuru gicuruza, ngo ntabwo yaje ngo kuza muri conference ya The Ben ngo The Ben bwite ngo ni igicuruzwa, ngo yaje mu isoko, ngo kandi isoko rizwamo na buri muntu wese. none se yiba iryo soko rizamo na buri muntu, noneho isoko rikwiye kuzamo ufite amafaranga uhera ku 1,500 agakwiriye kurizamo. buriya niko wabibona. umuntu ntiyajya kwanariza cyane ibyo yavuze, ariko ajya amenya ko nawe ari umuntu barakosa. reka tujye tumenya aho abantu baba bagiye bava. noneho ikintu gitangaje, bo bakora amakosa uri kumva, bagashaka kuyitirira bamwe badafite ibyo byangombwa. kandi cya kabiri tunongereho ikindi kiri, aba bantu reba twe tuzi amateka yabo kuruta uko bo baza yacu. tuzi aho bava, aho bageze n'aho bageze ubu, n'ibyo banyuzemo n'ibyabereye imbogamizi kuruta uko bo bazi ayacu, kuko bo nta nayo bazi, ariko twebwe turayazi. icyo ni kimwe. rero nibakora amakosa ngo nibamara kuyakora bayitire ngo n'abadafite iki, ubunyamwuga. ni nka bya bindi byo muri nuza byo mu burezi, turagiye duze nk'ababikomozaho gatoya, nubwo se nshaka kubivuga twabivuzeho. usanga umuntu avuga ngo impamvu ngo mu burezi hari ikibazo ngo ni ukubera yuko ngo bashyizemo amashuri akoresha abarimu badafite amadiplome cyangwa batigishije uburezi, batize uburezi. kandi twajya kuri abana ukuntu bapafominga tugasanga ba bandi batize uburezi bo bafite amanota rimwe, abana babo bafite amanota meza, bapafomize bari hejuru kuruta ba bandi bavuga ngo bize ireme ry'uburezi, ngo ibiya kigo gifite ireme ry'uburezi. ibyo byose rero reka nkubwire, dufite uburwayi hano muri iyi leta, urumva, mu bice bitandukanye by'abantu bareba ikibazo bakarebera ikibazo aho kitari. ibi bintu by'itangazamakuru ndabihuza n'icyo bita ifungwa ry'insengero. baravuze ngo ifungwa ry'insengero ririmo ubutekamutwe bwinshi, sibyo? bafunga insengero kubera iki? ubutekamutwe. twese twabonaga ko bugize gute, buhari. ariko ubutekamutwe ntabwo bwari mu nsengero, bwari mu bantu bari mu nsengero, bwari mu bantu bitirirwa ko ari abo mu nsengero, ariko bukorerwa hehe? hanze y'insengero. n'uyu munsi ubwo butekamutwe bwarakomeje, nibwo bwize buhagarara, ahubwo nibwo bwahawe intebe. nyine ndibaza impamvu ku rusengero babonye ko harimo ubutekamutwe ku bw'abantu runaka. kuki urwego rw'itangazamakuru rwose batarwitirira ubutekamutwe bw'umunyamakuru umwe wabikoze? umunyamakuru akora ikosa bikitirwa uwe, ariko mu rusengero hakorwa ikosa. pasiteri wenda ni urugero, wenda pasiteri Fred akoze ikosa, reka dufate wenda reka dufate itorero risa nk'aho ari rinini cyane, mu katolike wenda padiri Fred akoze ikosa, icyasha bakagishyira kuri padiri wenda njyewe na padiri runaka wundi,
iryo kosa wakoze twese rikata ritwitirirwa twajya guhanwa tugahanwa bingana. ahubwo ugiye ku madini siko biteye. padiri akibazwa nka padiri wenyine, niko bimeze. twabonye abapadiri benshi bagiye bagira gute bakora amadega ariko bigasoza abapadiri bandi bakomeza ibisanzwe. ariko pasiteri umwe, icyo bita pasiteri cyangwa icyo bita bishop, iyo akoze ikosa bibi bya pasiteri bose. padiri yakora ikosa bikaba bya padiri ku giti cye, nyine nanjye umunyamakuru yakora ikosa bikaba iby'umunyamakuru ku giti cye. ahubwo umunyamakuru wabigize umwuga yakora ikosa inkoni igahindukira igakubitwa babandi batagira ibyangombwa bya, kuko batunze kamera jack. ko batunze kamera jack ngo n'ubundi ngo biriya ni abanyamwuga, ntabwo ari abanyamwuga. ngo negeze kureba ngo naragezwe ngo ndebe ko hari umuntu ngo watunze kamera jack ngo murebe ngo nsanga muri abo bose nawe ufite ikarita yacu, ngiyo aba ayifite ngo najya kumuhamagaza hanyuma se ko nabonye Gasara yerekana ako yaratumijwe. yatumijwe none se iryo tangazo ritangazwa n'umuyobozi wa RMC yaritangajwe Gasaro yagatumijwe. yari ataratumizwa none ko cyavuze ngo iyo nza kumusangamo ufite ikarita banamuhamagaje muri biro. buryo bwose se Gasaro arayifite, yayerekanye nyuma y'uko afungurwa se, wasanga yarayibonye nyuma. yayihaye wa wundi ukora ku kwezi niwe wayerekanye bakunda gukorana ibiganiro. harimo hati barebe, ntabwo ayibonye kandi yayerekanye aribwo yafunguwe. ahubwo abantu bajye bitondera kubuka kuvuga amagambo, kuko rimwe na rimwe azajya abagusha mu mitego. none se ubundi yafashe bano bari kumenana inda hanze akaba ari bagira inama. kandi nabonye ntiduherutse mu minsi yashize ntiduherutse kumva saga y'abanyamakuru bamwe batukanaga basebanya cyane bari mu mbuga z'imikino, bose ntibabarizwa muri icyo gisata. Niwe n'abanyamakuru abo basi na bano bari muri social media, reka tuvuge hari abari no muri social media babikora. ariko icyo nashatse kuvuga abangaba bari muri social media si ukuvuga ngo ntibabikora, oya barabikora, ariko si ukuvuga ngo nuko batuje ubunyamwuga, kuko tubona n'abitwa abanyamwuga nabo tubona bakora amakosa. icyo nicyo kibazo gihari. twebwe ntabwo ikibazo si ukuvuga ngo mayi abatarabigize umwuga ni abanyamakosa, si abanyamakosa ntabwo tubahindura bere, ariko noneho si bo bonyine, n'abo mwuga barakosa. icyo ni kimwe. ikindi cya kabiri, nyakubahwa wowe ufite icyo undushije ukabona nakoze ikosa kandi urabizi ko nshaka umugati, sibyo? umwanya wo kunkubita agafuni nawe uri aho nk'uko uwushaka, mfasha sapotinga ibintu bigire gute, bikomeze bigende neza, bijye imbere, ungira inama, umbwira icyo nakora kugira ngo ndusheho kunoza ibyo mvuga, umbwira icyo nakora kugira ngo ntunganye ngorora ahagoramye. ariko rero wizaho ngo nguze unabe umambe ndeba, uzamamba uzasanga rimwe na rimwe hari aho ndusha imbaraga, ariko nanjye hari ahandi nagira gute ntazimurusha. ubwo usange ni hahandi rwa rubanza rwa bya bifi bibiri rwabuze gikemura hagati yo kwa Sabe no kwa Mutesi, bigasoza biheze mu kirere. byaheze mu kirere, ariko se ni ibifi byagonganye. reka ariko nabo reka tubashimeho. ndemera ko buriya Sabe buriya byamufasha ibyo Sikovi yavugaga, byahamye Sabe se umuntu washwanye na Tijara umuntu washwanye na Tijara Sabe aranyeretse ko ibintu byose bamuvugaho. Sabe iba hari umuntu wajyaga warushyigiye Sabe, ariko Sabe
uzi ko umuvuga wajya kumva umuntu bari bari kumwe amukubise hasi ukajya kumva undi amukubise none umvishe Tijara ejo bundi ndumirwa ati hafi kurwana gufatana mu mashati ndavuga nibyo se ubundi kubona Tijara ahandi hantu hatari ku isembe ubundi kubona Tijara ahatari ku isimbi yari sakirire yego yarahajyaga ariko nyine mani ariko amakuru ngarenda gutangiza radiyo Tijara ngenda cyane gufungura ukuri Imana njye byanshimisha yiba hari umunyamakuru nakuze nkunda njye byanshimisha n'ubu mfana ni umubyeyi utagira stress none ikintu kiba kinarangaje wenda sinigeze ngira igihe kinini cyo kumubona ariko nzi abantu bari hafi ye cyane noneho njye sinagize igihe kinini cyo kumubona ariko nagize igihe kinini cyo kumwumva akiri mu kinyamakuru cy'igihugu noneho ukuntu yibereyeho ariko umupeti wenda muzi ni no stress mama Tijara njye niba ari ikintu cyanshimisha ewana n'ibyo bibamo Tijara ngiye gushaka ukuntu mba umukozi w'umwuga uzanyihera akazi nzakorera ubuntu n'ubuntu nzabukorera urumva cyokora agiyewe rwose dufelicite abantu barimo kugenda batera imbere cyane cyane abadamu barimo kugenda biyubaka dushimira urwego rwo hejuru dushimira mama Rwagasabo hari ari kwereka abandi bakobwa ko nta mikino afite abadamu ijambo rivuga ngo tinyuka urashoboye nubwo rimwe na rimwe ajya gutya akavanga agatangaza ibyo akarasa ibintu bishobora kumwangiriza izina cyangwa se wenda n'ibyari mwangiza ariko bishobora gusa nk'ibigaruza hasi umwuga we ariko ni intwari kabisa mu byo akora nyine ngiye nkunda akashima ahantu hadashimika ariko ararengera kupita ahantu hahandi muvuga ahandi ashobora kujya gukora inkuru yabanza kubikuganiriza ukamwegera ukamugira inama ejo bundi aherutse gushwana n'abanyamurenge nabyo narabyumvisha bavuga ngo ntibashaka ko ababera umuvugizi abanyamurenge bamubwira ati turakwiyamye uratubera utumuvugizi bafite twirwaneho buriya bazabashobora buriya bariyizeye ariko ikimwe mu bintu bimwe hari umuntu ukora ibintu byiza urumva yego akabikora bikaba byiza ariko agashyika ku rwego rw'aho bisa nk'aho birengera akajya abivanga agatangira kubyica akabyica hari umuntu umwe watangaje avuga ngo nyakubahwa Scovia icyatumye utorwa kuba umuyobozi wa RMC nta yindi ni umutego watezwe kuko hari ibyo utakwiriye kujya uvuga ku banyamakuru njye nakuvugaho ariko wowe ntabwo wemerewe kumvugaho rero ariko ibyo bintu nawe sinakubwiye ko Scovia ibyo bintu atabyemera ariko azabyemera n'ubu azabyemera Scovia byarutwa rwose ntananabisubiramo kubera impamvu bakamukura ku buyobozi bwa RMC kubera impamvu azavuga ku munyamakuru w'umunyamwuga reka avuge kuri batwebwe sibyo ntiyavuze Sabe adukubite ko yamuvuze abonye bataramumanutse Scovia se abanyamakuru bose baramumanutse ariko ntibibujije ko ariko rya ni isomo yiba abantu bose baramubwiraga bati yiba uri umunyamakuru kandi buka ikintu Sabe yamukore we yavuze Sabe aravuze ati uri umuyobozi wacu yiba hari ikosa nakoze mamagaza ndi tayari kukwitaba kuko sinagusuzugura kuri umuyobozi urumva unyereke nyine baza wumve uwo ni Sabe ashaka ko tumenya nyine uracyumva icyo ngicyo ni Sabe kuriya ni kuri ashaka ko nyine baza wumve ni ukwica nyine n'ubwenge nose yaza ava mu Bubiligi se biriya ni ukugi nose yava mu Bubiligi akaza aje kwitaba icyo Sabe akwiye kumenya abo ari kubwira nyine banza wumve icyo ashatse kuvuga amaze kurivuga none abanyamakuru bandi bakavuga bati ubundi se yaramutumije yanga kwitaba ku buryo yagiye ari amakuru yagiye kuyashyira hanze undi yamutumije oya nyine reka nkubwire hari ibintu ubundi bibiri Scovia rwose mu Rwagasabo ntabwo muzamucecekesha
nawe yarabivuze nta nubwo yanaceceka reka niyo nta nubwo yanaceceka ntabwo byashoboka aho kugira ngo aceceke nanjye ariko ndiwe aho kugira ngo nceceke wabireka nareka kuba umuyobozi nose kari agafaranga yakitesha reka karo n'inyongera ni inyongera ariko n'ubundi arahari nubwo afite menshi Arahari. ariko n'inyongera nyariko arahari kandi kwireka kandi nano n'icyubahiro yego hari ibintu bibiri tubyemeranye uzi icyubahiro kuyobora Pasa hari abantu baba batazi kuyobora- kugenda. kuyobora iriya ntuza ni ibintu bibiri ni icyubahiro Mm. kandi harimo n'agafaranga njye bamaye kuyobora abantu batarengeje 10 nakubeshye nahise mbona ibintu byo kuyobora ntabyo nakora ni impano yawe ariko sikovi arayifite azi no kuvuga ntabyo ntawe ushobora kuko icya mbere wibuka ikinyamakuru yagiyeho bakamubwira ngo uko wakira akavuga ati ni umukozi waha ariko nibyo bati ko amasaha twaguhaye twe kwakira ati nayo ifite izindi nshingano ariko kuko si ndi umukozi wa simemberwa hano urumva noneho ugasanga umunyamakuru uzwi agira ukomeye numvishe rigana ari kurya indimi nabonye umuntu rigani abura ibyo avuga kuri we rigana ari kurya indimi rigani turakukunda turakubaha ariko imbere ya sikoviya waraciriritse rigani yariye indimi ndavanisuye ni wa mujama dusanzwe tuzi ari gucecekesha bantu z'abagenzi n'ejo bundi by the way rigani arakomeye umunyamakuru ukomeye ejo bundi yashuje nyakubahwa perezida wa repubulika mu kiganza cye bwite barifotoranya arakomeye ariko imbere ya sikoviya abura ibyo avuga kandi ni umusesenguzi twemera w'umuhanga na bagenzi be baramwemera rigani kandi bamwemera mu bintu byose na bagenzi be barabanza bakabaza rigani wowe urabyumva ubundi rigani niyo bagiye gusesengura inkuru baravuga ngo ubundi ariko umunyamakuru kuri RBA witwa rigani yabivuzeho iki urumva yabivuzeho iki buriya ni umwe mu basesenguzi buriya hari abasesenguzi bamwe cyane muri sports bemerwa rigani n'abanyamakuru bo kuri B&B barabo ni bakuru ba Kasitari babayingana ni abantu bemerwa rero rigani ari muri uwo mujyo wabo bagabo ba Kasitari niba n'abantu b'abajama bakuru ariko yageze imbere ya Scovia ati nyakuba ati Scovia turakuzi nk'umuntu ugira ukuri ati wowe hanyuma ibyo utangaza nta kuri kubamo rero bantu beza cyokora kubaha ni byiza ngira ngo rigani yamwubashye kubera ko ari umuyobozi w'itangazamakuru nk'umuyobozi we nta kantu kari kanyuzeho ikindi kandi yanamubera boss niwe yanamubera boss kuko yatanga of course yanamubera boss nta mpamvu yuko buriya Scovia amaze kwinjira ku rwego rwo kuba nta munyamakuru atakoresha iyo bafite televiziyo pe nta munyamakuru atahemba harimo bakeya bamunanira ariko abenshi abakoresha rero mwuka byaramwe naga amakosa ari mu bantu batabigize umwuga gusa ibyo nicyo kintu twari turiho Chris nago amakosa ibi babidufashe wera no kunuza naga amakosa aba mu batari abanyamwuga ahubwo bijya batari abanyamwuga bakorana amacenga bakorana ubushishozi kuko baba bizi bitinya bazi ko batari abanyamwuga biri hanza bazanye utwana uzajya ukubitaho ikiganiro umwana cyumve agisesengure nyakubahwa Scovia wigenzura cyane ngo amakosa uyashakire mu batari abanyamwuga badafite ariya makarita ahubwo amadeba menshi amakosa menshi arimo kubera nabanza akemure bariya bizanamuha n'umwanya wo kubona twebwe batayafite biroroshye ntabwo ari we wakwirirwa uduhana ntabwo twebwe n'ubundi turakora twitinya abo turi bo biratworohera gukora amakosa make nyine nta kintu cyandengera gihari hanyuma rero twebwe nyakubahwa Scovia twebwe tutari mu gisata cy'abuyoboye turoroshye kuyoborwa kuko nimwe twigiraho nimwebwe twigiraho wowe kemura ikibazo gihari gikomeye kiri muri abo ngabo muri abo ndani abo ngabo baza kutwereka amakarita ariko amakarita abo bafungurwa batuburira bafungurwa amagufungurwa bakaza bakerekana amakarita mu kandi kanya deba zigatangira kubavugaho nyuma
ngo ni abakobwa kandi ngo ni abakobwa kandi ari ababyeyi. Urumva? Ni ikibazo pe. Abandi bahabwa amafaranga yo gukora imishinga bakayirya. Ariko pasta nanone reka tugaruke, hari umurenge tuvuze kuri Sandrine, hari ukuntu bisekeje ngo yari uwo mu diaspora ngo kuko yakunze ijwi rye, ijwi. Ariko nanjye reka nkubwire ngo yakunze ijwi. Reka nanjye nkubwire reka nkubwire hari abantu nzi b'abasore muri iki gihugu batajya bavana radiyo zabo agashinge kuri Kiss FM ngo kubera amajwi y'abakobwa babaho. Ijwi simbizi. Noneho umuntu akunda Sandrine ngo kubera ijwi, ngakamubwira ngo arashaka ko azajya amwohereza nuza voice note ngo kubera ijwi, bigatuma musukira amafaranga umukobwa nawe ati rwose atundi umukobwa ndi ku isoko ndashakishwa. amaze kuronshinga kabiri akabyara. iyi mihanda iranyerera izuba ryavuye, iraza kubahitana. oya irimo kunyera kandi izuba rirava. Ikibazo gitangaje ni uko imihanda irimo kunyera nta mvura yaguye. izuba rimeze nabi, izuba rimeze nabi ariko imihanda yanyereye. So rero mutwihanganire niba birimo kuvugwa kuri iyi mihanda. Yego, niba birimo kuvugwa kuri iyi mihanda mu by'ukuri nyurwa n'uwuriwe. Reka yiba umuntu agutera inkunga ku byo ukora, nayigutere ariko bitanyuze mu buriganya. nyine nayigutere mu buryo uriho, mu buryo buriwe, mu buryo buri bwo, mu buryo nawe yabyihitiyemo. Wikora ibintu ushaka. Nategereje sinzi iba iyo kesi sikuva yayivugaho. oya ngo ntabwo twibaza impamvu atarayivugaho. ubwo nabyo turabyibazaho. azajya avuga bibi ikibazo ntanaceceka. ubwo twibaze impamvu atarayivugaho. So rero nyurwa n'uwuriwe, utangariza abantu uwuriwe. ni nabyo bifasha, nibyo byiza. ntabwo tuzajya tugaruka tuvuga ngo watsuniye wibye wagize iki hage. ibyo ntabwo aribyo dukwiriye kujya duhoramo. Yego, murakoze cyane. Yego inshuti bakuzi bacu rero mukomeze mubane natwe umunsi ku wundi, ibiganiro nakagaruka. Ciao ciao.